Ese birakwiye ko umugore ayobora urugo? Ninde mutware w'urugo? Ariko se Bibiliya ivuga iki ku cyubahiro umugore agomba guha umugabo we? Kandi bigenda bite igihe umugore ashyira agasuzuguro ko bashakanye? Tugiye kurebera hamwe kamere Imana yaremanye umugabo ndetse na kamere Imana yaremanye umugore, n'impamvu umugore ataremewe gutegeka umugabo. Turareba nanone impamvu agasuzuguro gasenya urugo. Kora subscribe, ukande like, usharinge video kugira ngo yigere no ku bandi. Ikaze. Mu muryango Imana yashyizeho inzego, umugabo n'umugore. Ntiyabaremye kimwe kandi ntibahawe inshingano zimwe. Kandi si uko hari uw'Imana yahaye agaciro kurusha undi. Ariko hari kamere buri wese yaremanywe ituma urugo rukora neza kandi rugakomera. Reka dusobanukirwe kamere y'umugabo n'umugore n'impamvu agasuzuguro kagira uburemere bukomeye mu rugo. Mu buzima bwo gushyingirwa, kubahana ni urufunguzo rw'urukundo no kubaka umuryango uhamye. Igice cya mbere tugiye kurebera hamwe kamere Imana yahaye umugabo. Icya mbere, umugabo yaremanywe kamere yo kuyobora. Iyo urebye mu Befeso umurongo wa 5 ibice 23 haragira hati umugabo ni umutwe w'umugore nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Imana yashyize mu mugabo ubushobozi bwo gufata icyemezo, gutanga icyerekezo no kuba umutwe w'umuryango. Icya kabiri, umugabo yaremanywe kwanga agasuzuguro. Iyo usomye mu Migani umurongo wa 12 ibice 4 handitse ngo umugore utari indaya ni ikamba ry'umugabo we, ariko umugore umusebya amera nk'ububabare ku mutima. Umugabo akunda icyubahiro kurusha amagambo meza. Umugabo nanone ashobora kubarira amakosa menshi umugore yamukoreye, ariko agasuzuguro ko burya kamera nk'icyuma kimutoboye. Icya gatatu, umugabo aremanywe kamere yo kurinda. Imana yashyize mu mugabo umutima wo kurinda urugo, kurwanira umuryango ndetse no kubungabunga ibyabo. Iyo umugore amusuzuguye yumva abangamiwe mu nshingano ze z'ibanze Imana yamuhaye. Icya kane, umugabo yaremanywe kamere yo gushyiraho icyerekezo. Imana yahaye umugabo umutima wo gutegura ejo hazaza, imugira umutware w'icyerekezo cy'urugo. Rero iyo umugore amuha akato cyangwa akamutegeka mu buryo budakwiriye, umugabo yumva akuweho icyerekezo. Icya gatanu, umugabo yaremanywe kamere yo kudategekwa n'umugore. Umugabo ashobora kwakira inama z'umugore we, ariko ntabwo yaremanywe kamere yo gutegekwa nk'umwana. Iyo umugore agerageje kumutegeka, kamere y'umugabo irabyanga, niko yikora ubwayo. Mu gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe kamere Imana yaremanye umugore. Icya mbere, yamuremanye kamere yo kuba umufasha w'umugabo. Iyo usomye mu ntangiriro umurongo wa 2 ibice 18 hagira hati si byiza ko umuntu aba wenyine, nzamukorera umufasha umukwiriye. Burya umugore yahawe kamere yo kuba umwunganizi, uwuzuza umugabo, ukora udushya tw'ubwenge n'urukundo, kandi ibyo byose bikarushaho kubaka urugo. Icya kabiri, umugore yaremanywe umutima uharanira umutekano cyangwa security emotion. Burya mu mugore akunda kuyoborwa n'umugabo wiyubashye kandi uhamye. Iyo rero umugore ariwe bigaragara ko afata ubuyobozi bwose, umutima we ntuba utuje, ariko nta mahoro menshi anagira kuko si byo yaremanywe. Icya gatatu, Imana yaremanye umugore kamere yo gukunda no kwita ku bantu. Umugore yaremanywe ubuhanga bwo gukunda, kubabarira no kurerera abana n'urugo. Iyo akoresheje izi mbaraga mu gutegeka umugabo, ibintu bihinduka nabi. Icya kane,
Imana yaremanye umugore kamere yo kumva no kwakira. Umugore yakira urukundo, akakira ibitekerezo n'ubuyobozi bw'umugabo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga cyane ku cyubahiro umugore agomba guha umugabo. Igice cya gatatu tugiye kurebera hamwe ikibazo kibaza kiti: kuki umugore adashobora gutegeka umugabo? Dore impamvu ya mbere, ni uko bitajyanye n'isezerano ry'Imana. Iyo usomye mu Bakorinto ba mbere umurongo wa 11 ibice 3, havuga neza ko umugabo ari we mutwe w'umugore. Rero nta handi Imana yigeze ibivuguruza. Yavuze ko umugabo ari we mutwe w'umugore. Iyo umugore ahinduye iyo gahunda, urugo rurangirika. Impamvu ya kabiri igaragaza ko umugore adashobora gutegeka, ni uko muri kamere y'umugore hatarimo gutegeka, ahubwo muri kamere ye harimo kugira ingaruka, icyo bita influence. Umugore afite imbaraga zikomeye zo kugira ingaruka ku mugabo, ariko si izo kuyobora icyerekezo cy'urugo. Impamvu ya gatatu ituma umugore adashobora kuyobora urugo, ni uko bigusha umugabo mu kwangwa no kwiyanga, icyo bita laws of respect. Rero iyo umugore ategeka umugabo yumva icyubahiro cyabuze, ari munsi y'umugore mu cyubahiro, cyangwa kumva nta gaciro afitiye urugo. Ibi bitera umujinya, kwiheba no kwigunga. Icya kane kigaragaza ko umugore adakwiriye kuyobora urugo, ni uko bibangamira kamere y'umugore ubwe. N'iyo umugore avuga ko ashaka gutegeka, burya umutima we ntabwo utuza. Impamvu ni uko atari ko yaremwe. Impamvu ya gatanu igaragaza impamvu umugore adashobora gutegeka urugo, ni uko iyo umugore ategetse urugo, bibyara urugamba mu rugo. Umugore atera amabwiriza, umugabo akabyanga, hakavuka imirwano, hakavuka amagambo, hakavuka gutana, ndetse hakavuka n'amahari. Igice cya kane tugiye kurebera hamwe impamvu umugabo yanga agasuzuguro. Icya mbere, biba bitutse inshingano ze. Umugabo yumva ko agasuzuguro gasenya icyubahiro cye nk'umutwe. Icya kabiri, bihungabanya icyerekezo cy'urugo. Burya agasuzuguro gatsikira icyerekezo umugabo ari gutekereza mu kubaka urugo rwe. Ibyo bituma byose bihagarara. Impamvu ya gatatu, umugabo yanga agasuzuguro, burya bibyara ububabare bwo mu mutima. Umugabo ashobora gutarira nk'umugore, ariko umutima we uraturika. Impamvu ya kane, umugabo yanga agasuzuguro, ni uko agasuzuguro gashobora gutuma adafata ibyemezo byo mu rugo, agacika intege. Impamvu ya gatanu umugabo yanga agasuzuguro, ni uko gatuma akunda kurwana cyangwa se agatuza, icyo bita fight or silence mode. Iyo habayemo gutuza, haba harimo no guhimana, kuko nta biganiro biba bikirimo hagati y'umugore n'umugabo. Mu gice cya gatanu tugiye kurebera hamwe icyo Bibiliya bivugaho. Iyo usomye mu Befeso umurongo wa 5 ibice 22 kugera kuri 24, hagira hati: bagore, mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami. Umugabo niwe mutwe w'umugore. Bibiliya isaba umugore kubaha no kuyoboka umugabo we, si ukubera ko ari umunyagitugu, ahubwo kubera ko ari umuyobozi w'umuryango. Nanone iyo usomye muri Petero wa mbere umurongo wa 3 igice cya mbere kugera ku cya 2, hagira hati: bagore, mugandukire abagabo banyu, kugira ngo niyo haba hari udakunda ijambo, bazanigwe n'imigenzereze yanyu.
umugore wubaha umugabo we ashobora no gutuma ahinduka. Iyo usomye mu Migani umurongo wa 14 igice cya mbere, naho hagira hati umugore w'umuhanga yubaka urugo rwe, naho umupfu arusenya n'amaboko ye. Kubaha umugabo ni kimwe mu buryo bwo kubaka urugo. Mu gice cya 6 tugiye kurebera hamwe icyubahiro umugore agomba guha umugabo we. Icya mbere, umugore agomba kubaha ibyemezo by'umugabo kuko umugabo niwe mutwe w'urugo. Umugore akwiye kumutega amatwi no kumwubaha mu byerekezo byinshi bireba urugo. Icya kabiri ni ukumutera icyizere. Umugabo uhabwa icyubahiro yumva afite agaciro. Bibiliya ivuga ko urukundo rwumvira, kubaha ni ururimi umugabo yumva neza. Icya gatatu, kumusemurira neza. Ijambo rimwe ribi rishobora gusenya umuryango. Burya umugore wubaha avuga atuje, adasebanya, atavuma. Icya kane, kumushyigikira mu rugendo rwe. Bibiliya isaba umugore kuba inkunga y'umugabo. Icya gatanu, kumusekera no kumwereka ko umushimye. Nubwo biba bimeze nk'ibyoroheje, burya bishyiraho umwuka mwiza mu rugo iyo umugore amusekeye ndetse akamushima. Mu gice cya 7 tugiye kurebera hamwe ibikorwa by'umugore usuzugura umugabo. Iyo umugore atangiye gusuzugura, Bibiliya igaragaza ko habaho ibintu bibi bigira ingaruka ku rugo. Icya mbere, hazamo kunaniza umutwe w'urugo. Bibiliya ivuga ko urugo rudafite utuyunguruzo ruzasenyuka. Rero iyo umugore atacyubaha inzego z'urugo zirakongoka. Icya kabiri, amagambo mabi n'iterabwoba, ibyo bihindura urugo ahantu habi, ntiharangwe n'urukundo. Icya gatatu, kudaha umugabo agaciro imbere y'abandi. Bibiliya ivuga ko umugore wubaha atavugira umugabo we ku karubanda mu buryo bumusebya. Icya kane ni ukunaniranwa mu byemezo. Ibi bitera intambara zidashira. Mu gice cya 8 tugiye kurebera hamwe icyakorwa igihe umugore asuzugura umugabo. Icya mbere ni ugushaka umwanya wo kuvugana mu bwitonzi. Iyo usomye mu Befeso umurongo wa 4 ibice 26 hagira hati mwirinde umujinya udashira. Umugabo akwiye kuvuga ibimuteye ikibazo mu mucyo, adakubita ndetse adakomeretsa. Icya kabiri ni ukumusobanurira ko icyubahiro ari inkingi y'urugo. Icya gatatu, gukoresha urukundo. Iyo usomye mu Bakorinto ba mbere umurongo wa 13 hagira hati urukundo ntirusabiriza kandi ntirurakara vuba. Gutabara umutima w'umugore si ukumutuka, ahubwo ni ukumwereka urukundo no kumva impamvu ze. Icya kane, gushaka inama. Niba ibintu birushijeho kuba bibi, bashobora kugana umupasiteri cyangwa umujyanama w'ingo. Icya gatanu, gusubiza ibintu mu buryo bwa Bibiliya. Kwereka umugore ko iyo yubashye umugabo ari umugore yumva yishimye ndetse n'umugabo akumva bimushimishije. Icya gatandatu, gusengera urugo. Gusenga ni ingoro y'ibanze. Ugomba gusengera umugore wawe umusabira kugira umutima w'ubwitonzi ndetse n'ubwenge. Burya urugo rukomeye ruba rufite icyubahiro. Iyo umugore yubashye umugabo we nk'uko Bibiliya bitegeka, urugo rurakomera. Kandi iyo habayeho gusuzugura, hari uburyo bwo gusubizanya mu rukundo n'ijambo ry'Imana. Imiryango ikomeye yubakiye ku cyubahiro n'ijambo ry'Imana. Iyo umugabo yubashye inshingano ze kandi umugore akubaha umugabo we, urugo ruba nk'inyubako ifite fondasiyo ikomeye. Ibyo Imana yashyizeho ntitugomba kubihindura. Burya tubaho neza igihe twubahirije ibyo yateganyije. Niba uri umugore waba warigeze gusuzugura umugabo wawe, tangira uyu munsi uvuge ijambo rimwubaka. Niba kandi uri umugabo waba warabuze uko ugarura icyubahiro mu rugo rwawe,
tangira guhesha agaciro uwo mwashakanye, kuko icyubahiro umuha nicyo gituma kubaha nawe ukagira icyubahiro. Turagushimiye kuba wakomeje kubana natwe.